Reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze tugenda twibanda cyane ku makuru agezweho hirya no hino cyane cyane mu ba star. Umuririmbyi, iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Umuririmbyi wamamaye cyane nka yampano yatangaje ko mu myaka 4 ishize ari mu muziki yari yarakoze ibishoboka byose kugira ngo impano ye icengere, ariko yari yarirengagijwe igihe kinini kugeza ubwo theben amuhaye umwanya wo kuririmba mu gitaramo cye. Imiryango yari yarafunzwe n'abantu atavuga igafungurwa. So ibyo agereranya no kumuha amahirwe. Bacanga umugani mu kinyarwanda ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryabaye irikomeza imfuruka. Bivuze ko ikintu cyangwa umuntu wateshejwe agaciro cyangwa akagirirwa nabi ashobora kuzagira agaciro gakomeye kurusha abamwanze. Ayo ni amagambo cyangwa se n'umugani yampano yaciye ubwo yari ari mu kiganiro n'ikinyamakuru inyarwanda. Uyu mugani ukunze gukoreshwa cyane mu gihe umuntu wigeze guteshwa agaciro cyangwa kunenwa nyuma akaza kugira uruhare runini mu buzima cyangwa iterambere ry'abandi. Ukomoka mu mvugo y'Ababiligi no muri Zaburi y'118, ariko nanone uyu mugani ukoreshwa no mu buzima busanzwe iyo hagaragaye impinduka idasanzwe ku muntu cyangwa ikintu cyari cyarateshejwe agaciro. Wavuga ko rero yampano nawe yari ryabuye ryanzwe n'abubatsi ntiyababeshye kuko uyu musore yarishimiwe mu buryo bukomeye ubwo yaririmbaga mu gitaramo cya theben cyabaye ku itariki ya mbere Mutarama 2025. Murabyuka dutangira uyu mwaka. Ni igitaramo yahuriyemo n'abandi bahanzi. Ni igitaramo uyu muhanzi yari yiteguye mu rwego rwo kumurika album ye ya Point Love iriho indirimbo 12 turavuga theben. Ni igitaramo kitari gisanzwe kuko cyagaragaje ubufatanye bw'abaraperi bo muri Tough Gang. Abantu bongera kubona Tom Close ari ku rubyiniro na theben, ndetse abahanzi bashya barimo itsinda rya GH na Shemi bagaragaza impano zabo. By'umwihariko ariko wabaye umunsi udasanzwe kuri yampano, uno mupeti yampano, kuko yatashye yikomanga ku gatuza nyuma y'uko abarenga 10,000 muri Beka Arena bamweretse ko indirimbo ze zabagezeho kandi zibari ku mutima. Nicyo gitaramo cya mbere gikomeye uyu muhanzi yampano yari aririmbyemo mu myaka 4 ishize ari mu muziki, nubwo yagiye ashyira hanze ibihangano byumvikana cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Mu kiganiro cyihariye n'inyarwanda, yampano yavuze ko atajya abasha kubona amagambo yo gushimira neza theben, ahubwo ahitamo kwicecekera kugira ngo adakora ikosa mu magambo yumva ari ku mutima yamubwira. Yampano iyo avuga kuri theben ageraho agatuza agasubiza inyuma intekerezo yibuka cyane uburyo theben yamugiriye neza. Uyu musore avuga ko mbere yo kuririmba muri kiriya gitaramo bisa naho yari afungiranye mu nzu, ndetse abafunze iyo nzu banataye imfunguzo babeshya abantu ngo urufunguzo bararujyanye. Ndavuga ku rugendo nyine rwa muzika rwa yampano. So yampano abajijwe niyo hari abantu bari barafungiranye impano ye, yampano yavuze ko atabazi ndetse atabakeka, ariko theben
ataraza ngo afungure iyo ngufuri amuhe hanyuma y'ibyo rero theben aherutse kubwira Inyarwanda ko yiteguye gukorana indirimbo na yampano mu gihe cyose bahuza umwanya. Ni ibintu yemeranya na yampano kuko mu bahanzi theben yifuza gukorana nabo indirimbo yampano ari mu ba mbere, ariko kandi yifuza ko hejuru y'ibyo cyase ya muzika basabana bakaba n'inshuti z'igihe kirekire. So guys, ngayo nguko rero ngayo nguko ibya yampano, ikiganiro cyihariye cyagarukaga ku gushimira theben cyane ukuntu yamufunguriye imiryango akinjira mu muziki nawe akamenyekana ku rwego rudasanzwe. Kandi urumva ko theben agifitanye kuba yakorana nawe, hari imishinga bitegura kuba bakorana, imishinga y'indirimbo nk'uko theben nawe aherutse kubitangariza Inyarwanda. So guys, turabashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi, naho mu zindi nkuru ziri buze ukurikira.